mighty warrior. Mighty warrior. Battles, oh God. You are anointed to heal. Mighty warrior, you fight for our diseases. You fight for our betterment, oh God. Bring liberty. You fight to better us. You are anointed. You fight to better us each and every day. You fight to better us. Each one of us can be better tonight. Because you are good God we serve. You are God we serve every day. You are God we serve. A mighty warrior. Great in battle. Every battle we are fighting, you are there as a commander, Lord. You fight for our battles. No matter what we are going through, God is fighting for us. It's your name, Jehovah. It's your name. It's your name. Red battles. You never fail in a battle. You never fail in a battle. Praise your name. You have never failed. You have never failed us. You have never failed everybody. Trust in my God.
We give you praise. Give you glory. Give you honor. Oh, hallelujah, Jesus. Ori mama seke. Hari jama kama. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Turakira ijambo cyawe Mwami mu kiganiro. Tabara abantu bari muri ijambo, gusurwa nawe, kugendererwa nawe. Muri amaterano ndani cya munsi, ugira umuntu usura, ugira umuntu usomererwa ry'Imana ryaryamye, irekwa ry'aba Stark, uyu munsi umugenderere. Mu ijambo tujye kwakira data ijambo ryawe. Rivuga ngo gusurwa nawe. Hari umuntu wihebye muri aya mashingisho turimo. Data umutabare, mugenderere. Muntu ukuramya data kubereye aha umugenderere umukoreho. Data muri studio turanga turamusengera umudamu uri hasi. Akeneye gusurwa n'imbaraga z'umuka. Data hari cyo tukwaka nuko uzura ubuzima bwacu, nuko utabara uwo mukobwa, utabara uwo musore wihebye, byaramurangiranye bamaye kwandikura umusezerera, ariko gusurwa nawe kwaka kamwanya, gusurwa nawe. Gusurwa nawe turabikeneye kino kigoroba, turabikeneye muri agatano dukeneye gusurwa nawe Kristo. Utabara uwo musore, utabara uwo mugabo data, aragukeneye, arakwifuza umutabare. Umugenderera uwo mugore muri mahanga, aravuga ngo termination contract yanjye irashobeye ndabigenza gute data. Umusore muri aya masaha yo gusurwa, muri aya matara yo gusurwa umusure papa. Visit that lady Jesus, visit and touch over her life, touch over her situation. Kora kubuzima bwe papa, uhindura ibyananiranye kuri Imana twizeye. Nuko umuririmbyi yaririmbye ngo ari cyo mwaka Mwami ndakikwatse kugira ngo dutabare. Tabara Mwami abantu bawe muri kino gihe, tabara abantu yasurwe muri izo mbaraga z'umuka. Urakoze Kristo ndagushimye. Twakira ijambo ryawe mu kiganiro cyiza, gusurwa nawe, personal visitation by your power in Jesus my name. Amen. Shalom. Twakira ijambo ry'Imana. Ya Imana ishimwe. Tuvuye mu mwanya wo kuramya mwiza, tuvuye mu mwanya wo guhimbaza no kuramya Imana yacu muri materaniro yo kumanywa, materaniro tujya tugira mu kigoroba kuri YouTube channel yacu FMI TV. Muratubona turi Freedom Gospel Life Mission muri rusange nka ministry, ariko dufite ibyiza byo gushima Imana no kwisenga no kwiramya. Uyu munsi twasengaga twaramyaga, twifuza gusengana nawe, tudakorana nawe kugira ngo ubufatanye kuri YouTube channel. So ujye wiyandikisha, subscribe, sharing kandi views zanyu turazishima, na comment mukora turazishima. Mu bushiye twabonye comment yuko munezererwa ibihe byiza byo gusabana n'Imana yacu. Rero dukumwe n'umukozi w'Imana nanone dukorana amazimishi adahari muri ministry hano muri Kigali, ariko tuba tubonana rimwe na rimwe muri ministry hano akaza. Ni umufatanya bikorwa wacu, ni partner wacu, ariko afite n'undi murimo abakora muri Kigali hano yamamaza ubutumwa bw'Imana. Byo turagushimira cyane kubona kubona n'umugabo mwiza. Tunashimira kandi felicitation, congratulations. Twabonye mwaramaze kwambara, barimo wiga waragiye gucyaza ubwenge no kwambara mu bijyanye na theology. Turabaza tuzi ko pashuinga n'ibindi. N'umugabo mwiza muramuza bamukurikira muramukurikirana. N'umugabo mwiza hariya muri ACT University African College of Theology. Nago maybe twamaza ariko no kwivugaho ni byiza ko n'ishuri ryiza ryaduhaye uburezi bijyanye no kwiga iyobokamana. Utumaze kwambara nanjye narambaye nyangwa aramboye. Yarafite yaramakora bachelor, yewe nkora postgraduate. Ndabishimiye Pastor John mwatwakire neza. Yari umuyobozi muri kaminuza, ari umuyobozi wacu mwagira udi president.
yavuze ijambo rikomeye cyane aravuga ngo nibwo tutangiye guflying nibwo tutangiye batuzi ko tuturangiza tuturandiza you are taking a fresh flight a flying part. So ibyo twashaka twakira usuhuza abantu muri FMI bagakumbuye FGR ni inshuti zawe uziko membazi bacu n'abari hanze baravuga ati wa muntu tutamuherutse so twashaka kugira ngo tukwakire usuhuze ku bantu tuzi gukora umurimo ukomeye cyane abashumba baratubwira ko wigisha abashumba maze traininga uri good mentor uri murazamu gukora umurimo w'Imana tubeka dushimisha twarabanya dusengana n'umugabo mwiza w'Imana kandi who inspiring even my life. God bless you. You can greet the audience. Urakoze cyane mukozi w'Imana Pastor Daniel Karimba urakoze kandi kongera kuma mahirwe n'umwanya kugira ngo nze imbere ya kamera za FMI Dominion TV kuba tugirira rero ubuntu kugira ngo twongere kugaruka imbere ya kamera n'imbere y'abanyamuryango mwese b'icano abanyamuryango b'i ministry mwagiye muhabwa umugisha mu buryo butandukanye no mu myaka itandukanye turashimira Imana ko yongeye kuduha ubuntu. Nitwa John Baptist Nsabimana ndi umugabo wubatse ufite umugore n'abana 5 hano mu mujyi wa Kigali. Nejejwe rero no kongera kubona uyu mwanya nibyo koko nkuko Pastor Daniel yavuze tumaze igihe tutahari mbone umwanya kugira ngo nsuhuze abantu mwese tutaherukanaga abantu tutaherukanaga muri kuri urubuga mukurikira ubutumwa buca kuri TV online TV. Imana yo mu ijuru yaraturinze kandi turashima ko namwe yabarinze itugirira neza kandi duteze intambwe nkuko umukozi w'Imana yabivuze. Itariki 15 z'ukwa gatatu twashoje twagiye turambara turangije bachelor's degree muri Christian muri theology and Christian leadership. Ni amasomo twazimazemo imyaka 3 irengaho gake turi ku ishuri twiga na Pastor Daniel yari kuri postgraduate nko mubyumvishije. Twagira ubuntu rero dusoza icyo cyiciro hano muri Africa College of Theology i Kigali. Ni ishuri ryatangiwe na New Life Bible Church. Kari ishuri ryiza ni buri yongeye ushaka nawe kujya kwiga ushaka kwiga theology wibaza ngo ishuri nakwiga muri ryiza ni rihe jya kuri turakurangiye kuri ACT Africa College of Theology wakirwe mu kwezi kwa mbere no kwa munani bakira index zitandukanye. Rero turashimira Imana ku bwanyu kubw'uyu murimo ndetse kubw'umurimo Imana yakomeje gukoreka n'abantu bagikurikira. Imana yabagucyubahiro. Yes, God bless you. Turamushimiye cyane John urakoze cyane. Turashaka kugira ngo twinjire mu mwanya w'ikiganiro cyiza turasenge ubuzima bwawe ariko hagira ngo twashaka gusangiza. Ni ijambo rivuga ngo usurwa n'Imana, divine visitation. Kugusurwa pataje cyangwa tuganizaho kuri Jeremiah narimo senga muri minsi. Numva uburyo umuntu asurwamo n'Imana. Hari ibihunyuramo kumva biragoye mu buzima bwawe. Turagiye twavuze kuri dreams hano urabizi last year tuvuga ku nzozi z'abantu ko bazipashuinga pashwits kuna abantu ba pashwinga inzozi zabo. Ariko ari ikintu maze nsengera uburyo umuntu asurwamo n'Imana ariko utamenye ibyo bihebye byo gusurwa n'Imana kuva Imana yagusuye pe biravuga ngo Imana ngongera ibagarukaho. Ibyo birabera muri Bible ngo ibagarukaho bivuze ngo Imana iba yabataye ariko ubwo bwiza twavuzeho the latter glory ubwo bwiza umuntu abamo akumva yasuwe n'Imana. Hari umuntu anyuramo kumva ibintu birakomeye akumva ntago yahamagawe kandi yarahamagawe. Tubona umugabo Jeremiah yabaye frustrated aravuga ngo you deceived me. Yagize mu biravuga ngo Imana yaramubeshye. Hari umuntu anyuramo akumva yari mu kazi kumva akazi saka Imana yamuhaye kandi kari keza mbere akumva umukoresha aramuzengereje akumva umukoresha aramuberabesha akumva baye harassed akumva baye frustrated. Iyo jambo frustration ribaho cyane no masezerano mu buzima bwa buri munsi baho frustrations ni gute abantu bava muri frustrations. So twende kuri Jeremiah in brief turakwakira muri cyo kiganiro the call of Jeremiah. This man was called by God kuko Imana yaramubwiye ngo I knew you before. Jeremiah 4:1 I knew you before I put the before in the womb of your mother I knew you before. Ni Jeremiah 1:4 narakumenye cyo urusoro iryo jambo narakumenye. Zaburi Dawudi akavuga ngo wareme mu buryo bujya gute butangaje wonderful and fearful made. Ndashaka ngo tuganirize uko umuntu udukurikira hari umuntu twumva ko atari ko mwumva bingoye. Ejo bone hari umuntu wabonye ijambo twabwirije ubushize twatumukuramya ngo iki cyose kirahindutse mu buzima bwawe. Ni umushiti wanje twiganya New Life aramagara ambwira ngo numva ibintu bihindutse mu buzima bwawe. Numvaga bitanyoroheye pastor ariko nabonye subtitle mwashize kuri YouTube abango cyose kirahindutse mu buzima bwawe. Ndavuze ko n'ikintu cyari kingoye numva gihindutse yarabaga ati cyahindutse n'inshuti yanjye azabana natwe ati numva hari ikintu cyari cyo mu buzima bwanjye n'umukozi w'Imana ngo ati mbaye encouraged cyose kirahindutse mu buzima bwawe. Rino jambo gusurwa n'Imana
ni gute umuntu yumva asuwe akuba muri frustration zakeneye gusurwa n'Imana. God bless you. Arakoze cyane umukozi w'Imana Daniel Karimba. Ndajya mbwira abadukurikiye mwese, niba hari ikintu buri muntu wese akeneye kwifuza no gusurwa n'Imana. Amen. Kandi niba impinduka yose izaba mu buzima bwa muntu itangirana no gusurwa n'Imana. There will be no a change without God's visitation, divine visitation. Iyo Imana isuye umuntu ni ikimenyetso gikomeye cyane ko azutse, ni ikimenyetso gikomeye cyane ko uwo muntu ubuzima bwe bugiye guhinduka, icyerekezo yari afite, imibereho ye, agaciro ke bigiye guhinduka ako kanya. Wumva ibyo bintu byose mvuze, agaciro, imibereho ndetse n'icyerekezo. Ubwo se gato mubaje barajoye mode sisa agaciro kare yaragahawe kuko mode se bamusanze ari mwishyamba bona the burning bush. Turi mvuga abantu bose biblical characters, biblical figures dufite mu byanditswe byera. Twereka igihe cyose aba bagabo tusomaho muri Bibiliya basuwe n'Imana, ntabwo ubuzima bwabo bwasigaye kugaragara. Barahindutse bava muri common people bahindurwa abandi bantu basanzwe. Ntibyagirira abo umumaro gusa, ahubwo bigira umumaro generation yabo, bigira umumaro abantu b'igihe cyabo. N'uyu munsi none biracyatugira umumaro iyo turebye encounters bagiranye n'Imana, uko Imana yagiye ibasura. N'uyu muhanga afite abantu baravuga ngo encounters, different encounters, gusurwa no gucakirana n'Imana. Biza n'impinduka zikomeye kuko bihindura imitekerereze y'abantu, uko watekerezaga ibintu, uko wabibonaga, kuko tuba dufite perspectives zacu. Inshuro nyinshi dufite imyumvire n'imirebere yacu, hari igihe itubeshya, iratubeshya, ugasanga buri kintu uko ukireba siko giteye. Ariko iyo wasuwe n'Imana itangira kukwereka urundi ruhande utabonaga, ikwereka urundi ruhande utabonaga, ikwereka ikintu uburyo utakibonaga, ugatangira kucumva uburyo utacyumvaga, ikakwereka ko ushoboye cyagiye wumvaga utagishoboye. Cya kindi pastor avugaga kuba frustrated. Ibyo bibaho mu buzima bwa muntu wese ufite umubiri, umuntu wese uri kuri iyi si. Hari igihe ibintu bitamubera uko yabitekerezaga, hari igihe ibintu birahinduka bikakubera bibi, ukumva ugize ipfunwe, ukumva ugize agahinda, ukumva disappointed, ariko ntabwo biba bivuze ko ari ryo herezo ryawe. Uba ukeneye gusurwa n'Imana. Ku muntu uba warasuwe n'Imana, akagererwa n'Imana ikamubwira ido n'ido, ikamubwira the details of his life, the purpose of his life. Iyo ikubwiye ikagusobanurira icyo wavukiye n'iki gushakaho, imaze kukigusobanurira ugerageza kugitangira. Nibisobanuye ko utazahura na frustration. Nuko wavuga kuri Yeremiya, yahuye na frustration ariko ntibyari bisobanuye ko umugambi w'Imana ku buzima bwe, icyo Imana yamuvuze n'icyo yamushakagaho cyari kirangiye. Kuko Imana ntabwo ireka umuntu yatoranyije cyangwa umuntu yakendereye ikamusobanura umugambi wayo, utarasohoza umugambi wayo ikomeza kubana nawe kugeza igihe uzasohoza cya kintu yakubwira. Turavuga ku kintu cyo gusurwa no kugendererwa n'Imana. Ndatangiye kuvuga ngo ni itangiriro ryo guhinduka k'ubuzima bwa muntu personally. Iyo ugira ubuntu ugasurwa n'Imana ku giti cyawe, ibyo bivuze iki mu buzima bwawe? Ubundi umunsi wasuwe n'Imana ikakugendera, yaza yavugana nawe mwiyerekwa mu nzozi, yavugana nawe gutumyeho umuntu, wasoma icyanditswe ukumva icyanditswe, uhishurira Imana mu buryo utahishurirwaga. Imana yihishurira cyangwa igenderera abantu mu buryo butandukanye, kunyura mu byanditswe, mu buhanuzi, mu byaremwe. God reveals himself to his people and he reveals his purpose. Ishura umugambi wayo ku buzima bw'abantu binyuze mu bintu bitandukanye. Icyo yahisemo kukwishuriramo, ishobora guhitamo kukwishurira mu buryo butandukanye bitewe n'ibyo ushobora wowe gusobanukirwa. Yego, iyo ugusuye rero imitekerereze yawe irahinduka, uko wumvaga ibintu birahinduka, uko wabirebaga birahinduka. Noneho ntabwo gusiga gutyo mushomo. Mbwira abantu batwumva, ntabwo umuntu wagenderewe n'Imana imusigira, imusigira icyo twita divine connection, hari divine power, hari imbaraga z'ubumana imwambika, ikamwambika kwizera kudasanzwe ko gushobora guhangana n'ibihe runaka bihishe. Ashobora guhangana agacaringinga situation yari ihari. Uwo muntu wasuwe n'Imana ujye umwitondera, kubera ko ntabwo asigara wenyine. Hari divine favors, divine grace, divine wisdom, hari ubwenge buva ku Mana, hari Imana, hari ubuntu bumanuka ku buzima bwa wa muntu, ugatangira kubona ibintu byatangiye kumworohera.
akanugura kavuga ati ukorohereza. Oh wow, your presence here kubaho kw'Imana itangira kukorohereza ibintu, kutangira kubona ibintu ko abantu batabibona. Ndakumva cyane, birakorohera ururimi rwawe rutangira kuvuga. So Yeremiya rero byagenze bite kuri Yeremiya? Iyo dusoma igice cya mbere cya Yeremiya umurongo wa 4 guhera kugera kuri 19, aho ngaho ukurikiye neza iyi nkuru ivuga kuri Yeremiya uko yagenderewe n'Imana. Hari ibintu bikeya nifuza ko tuzirikana muri iyi visitation yagize. Imana igendereye Yeremiya hari amagambo make, hari uburyo yamwibwiye. Icyambere muri byose iyo dusoma umunuka tugusome kugira ngo muze tuze kugendana nubwo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye narakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka mushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga ni nyamuneka nyagasani Yehova dore sinzi kuvuga ndi umwana, ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga, nubatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo murokore, niko Uwiteka avuga. Murongo wa 9, Uwiteka ahera karambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati nshize amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Aka gace ka mbere tutarajya ku kindi ibindi mirongo yakurikiyeho, hari ibintu bike nigira ngo nsobanura abatwumva badukurikira kandi kababwira. Imana icyambere iramwiyeretse kandi mubwiye ubuzima bwe, mbwiye ko namumenye we atarabaho ataranayimenya. Isa naho ije imuha history ye. Yes, isa naho ije gaciro bavuga igituma ariko abantu benshi bariho ariko ntibazi igituma bariho akabaho gusa agiye. If you live and they don't have a purpose of living, ni ikibazo gikomeye, n'igihombo gikomeye. Kuko turiho kubw'umugambi w'Imana, turiho kugira ngo dukore umugambi w'Imana, dusoze icyo Imana ishaka ku buzima bwacu. Umwana uri umutambyi, nubimenye ko uri umutambyi. Ibyo ngibyo Imana itagwishije ikumenyeshe agaciro ireme ryabyo nyeze. Ntabwo ugira ku musaruro, nutanga umusaruro nyawo. Koze Imana atubwiye ngo yeze kubwira umugore bati ndambiwe kutarya. Yari umukozi w'Imana ngo ari mu bukene cyane. Abwira umugore bati numva kuva uyu munsi ntabwo uzongera mukaru urayirukanye. Sirukana mukaru hazi iki. Abwira umujuma ndagubamye ati mukaru ive hano hazi. Ati wowe yirukana. Utangira uzane amabini kuyuzuza. Mukanya ndabona amata. Ubuzima bwanditse kuva icyo gihe. Ijambo ngo ubutambye bwe burasobanuka. Yari twaga gitana mu gitarano buhamye ngo ibintu birahinduka, amafaranga araboneka, uwo mugabo inzira zarafunguwe. Yazamuye gaciro kumva ko ari umutambyi, ayirukana mukaru mu buzima bwe. Uragira ngo se ya jambo kurivuga byavuye guki? Ni visitation. Ni visitation yarasuwe n'Imana. Yaravuze ngo yarase. Uriya no gusura. Yagize icyo twita encounter. Yumaze kugira encounter uvuga amagambo y'ubutwari. Uvuga amagambo y'imbaraga ushize ubwo. Byo nyibukije ndwaye covid nyamakuru yaje. Ubuhamya warabuduhaye. Turi hafi yo twakwita Kanyinya bikomeye. Nasuwe n'Imana. Yego. Indirimbo iraza ndaririmbyo ndirimbo niyo mugabo bita Bugembe Kampala muramuzi. Uyo ayita mu kibina. Ngo waraca mu iterano. No mukono gwe oguonya. Nuko gwe gukiza. Akute n'igitara mu. Fasha n'inkota mu ntoki. Uri murabe wa mukakanye. Kanzi waramucisha bugufi. Iyo ndirimbo yaraje amaguru amanitse ndi hejuru ndi ku mazi. Yego. Ndi ku cupa z'amazi doni ndi kuri drips amazi ari menshi anyuramo ndi kuri serum. Numva ndahagutse. Fata serum nyikuraho yari yanashizemo. Nyikuraho nagenda himbazo. Ngira imbaraga mu byo yambwiye ngo ndagukijije. Ugiye gutangira kugenda ibihugu. Nagenda ibihugu mbese nabi. Wagenderewe mu ndirimbo. Nagenderewe mu ndirimbo ya Bugembe. Icyo nicyo twavugaga ku gusurwa. Uyo ayita mu kibina ngari baragenda ngira ngo wibu cyane atangiriye. Muri introduction yacu twavuze ngo gusurwa. Kugendererwa n'Imana ishaka kugenderera mu ijwi, ishaka kugendera mu ndirimbo, icyo tucyongeyeho mu ijambo usomye cyanditswe. Ubu nubu dushobora kuba tuvugana n'umuntu yakumva message akabaragendererwa agahabwa icyo twita akamurikirwa akavirwa n'umucyo. Uyu muntu rero iyo umje ari impinduka ibaye ku buzima bwawe kumva ari igitonyanga cy'igitekerezo kizana impinduka ubuzima bwe burahinduka arabaduka ntabwo wongera kwicara kuri icyo kidendezi, ntabwo wongera kubabazwa ukundi wari igitekerezo. Ibyo Batoromayo ukuntu yabadutse Batoromayo yanyuragaho yaramwumvishije gusa aramwumva gusa ntiyamurebaga mama aramenya ngo uyu mugabo abohora kumva ikintu Imana yari yamusigiye ni igutwi, amatwi yarumvaga ariko amaso atari.
arabaza ngo ninduhita baramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti ashira yatangira guhamagara Yesu mwana guhamagara yari visitation cyane nuvuga ngo hari n'igihe Imana ica hafi yawe batuma Imana yaciye hafi ariko nawe akora ibwabaga no kwakira presence twari bukivuga umuntu yamaze akora iki cyane kibazo kamanzi mvuge kuri Yeremiya amaze kubwirwa n'iki kizamuba n'iki Imana yagambiye ku buzima bwe ikindi nakumenye iri jambo buri wese akwiye kurisobanukirwa ko burya Imana ijya kubwira ngo nakumenye nuko uba wishidikanya bwawe you don't value yourself ntago wiyizi neza aragarura icyizere kandi ikindi si no kutimenya gusa ahubwo uranibaza ikindi kibazo ese jewe Imana irazi hari umuntu yumva hari umuntu urimo twumva mushumba nanjye Imana iranzi n'ibibazo binyuzemo n'aka gasuzuguro n'iki kigayiro mbaye n'igihe kimwe ese nanjye Imana iranzi uko niko ishobora kugusura nk'uko yabwiye Yeremiya nakumenye nakumenye narakurema munda ya mama wawe. Ni ukuvuga ngo Imana muri planning yayo planning ubuzima bw'umuntu ataranabaho. Buri muntu rero unyumva plan yawe irahari mu Mana. Rero ni byiza niba utaranakizwa niba utaragera Kristo vayo kwa Yesu wifatanye na Yesu aguhuze n'Imana niwe muhuza w'abantu n'Imana. Numara ko kwakira Kristo ukamuhujwe n'Imana ubuzima bwawe buratangira guhinduka. Ubuzwe byasozeranijwe. Noneho arongera aramubwira kandi nakwejeje utaravuka bivuze ngo akiremwa mu nda ya nyina yatangiye kwezwa. Urumvi aya mahirwe Yeremiya yagize we yejejwe akiri n'urusoro ko aramuhindura umutambyi gamuhindura kumutambyi yategurirwaga muri mukomeye. Birashobokerega Imana ifite umugambi igusura kare no kutayimenya kugenderera kare no kutayimenya ugirirwa ubuntu yo kubisobanukirwa ko ari cyo yakugenderera. Ikindi kandi ngushiriraho amubwira icyo yamushyiriyeho nuko umuhanuzi n'ibindi amubwira assignment azakora nuko umuhanuzi hanurira amahanga si ishyanga rimwe. Urumva ko atari hamagara generation mu rubyaro rumwe. He had apostolic prophetic apostolic mission. Urumva mafuta n'ubuntu yari hari ikintu waremewe shiti yanjye hari icyo waremewe ngo wisuzugura ngo wiga turi hano kukubwira ngo tuje kuvugana nawe ukuri rwose ari umugambi w'Imana gusa ukuriho kandi umugambi w'Imana suwaye gusaba kwiteza imbere amushyiraho n'ibihugu abati ibihugu byose yiriho kuba igikoresho cye nagari igihugu cye muba cyane umuntu ukurikira afite ko ari ibihugu ariko yumva ari mu Rwanda kumva ari ihebye ariko ari ibihugu ko iyi message Imana yiduhaye kugira ngo tuvugane n'amahanga tuvugane n'umuntu utumwa amahanga n'umuntu wahamagariwe guhindura ubuzima bw'abandi guhindura ubuzima bw'abandi. Biri hari umuntu Imana yahagurutse umuntu kugira ngo agire abandi afasha mushiriraho kugushiriraho. Oh my God. Assignment zawe zararemeze zirahari. Hari umuntu utazizi, hari umuntu wira wageze hagati uravandirwa, hano wageze hagati ibintu biragucanga. Ndakumva cyane. Iyi message ijoro ko bije bigira umuntu igarura. Ndashaka Yeremiya umutindo ko tubisoze mu kanya. Tuzafata Mose ubutaha. Tuzamutumira none kuri Mose, dufata kuri Mose ko yabonye ari benshi. Rero Yeremiya waravuga ati ariko cyane gasane ndi umwana. Azanye complain, azanye inzitizi. Havuga ati yewe kubera izo mpamvu niyiziho hari ibyo twimenyaho hari kubera ibi niyiziho ntabwo hari cyo kare wambwiye ngo irenga yobora atajya ko exceptionist urumva ari exception atari ibye hari umuntu bamumva icyo atari icye byararenze yobora ariko bagitabanyarwanda yewe sinakira yewe sinzashaka ubwo byararangiye. Hari umuntu twumva avuga ati ibyo gushaka buriya nabivuye ntabwo bisebye umuntu wa mbere ambwira yihebye ari umwana muto ati se kumuzashaka ko n'amashuri mfite amashuri se niyashaka kandi yari umuntu kabishobora muto ya warari muri umuhungu akumva amashuri yatuma ashaka ngo ntibazamwemera atari umuhungu niyo uri umukobwa warari muri umuhungu uri umukobwa buri kigore cyose cyagenewe gushaka niko bivuze yamushiriyeho yamushizeho ibice 26 bya Yesaya 16 buri kigore cyose kiri mu kigabo cyaje bivuze ngo nta kintu kidafite cyashiriyeho ngeba kuvuze ngo mushiriyaho Imana ikora ikintu I like that one mushiriyaho Imana ikora ikintu cyitwa pairing. Pairing ni uguhuza ikintu n'ikindi umva ikigore yakiremeye ikigabo hanyuma Imana ikora ibintu bya pairing. Ubwira umukozi Imana arabwiye ngo nagajya asaba telefone agiye mu biterane byabe dukareba umuzungu ugasaba telefone ati mwamaye contact unda kuntu ujya utera tugendanye ibintu bya contact utegereze Imana izamuza n'umuntu iryo jambo rijabo wakibonye aho sinjya nsaba contact ahubwo Imana iguza n'umuntu ahubwo ubona nk'abantu umuntu ahubwo asabye ubara umuntu ukurikira arakurikiye ufite ko niko nashakishije nahamagaye
ntibanyitaba urarakaye arimo aradukurikira arafata ariko byewe byagenze bito arajyona mushiriyaho komeza kuri Yeremiya iyo ni purpose icya kabiri Yeremiya aragaragaza inzitizi ze aravuga ati jyewe ibi sinabishobora ndi umwana Yeremiya yari atarisobanukirwa tubikomeje hepfo gato aramubwira ngo kuko nzagutumaho arambwira abazamutuma azabasanga hari ikindi ngo nubatinye nicyo nshaka no gutindaho aravuga ngo nubatinye nzakurinda iri jambo abantu bose babyitegereze nubatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo murokore bivuze ngo nubwo hari umugambi w'Imana ntabwo habura ibyaha frustrations ibi bibazo ibigukandamiza ibigucisha bugufi igihe watangiye kwinjira mu kimana ikubwiye Yeremiya yategujwe Kigali nubatinye nzakurokora ni ibishoro dahafite bivuze ko Imana iri kumwe nawe niba hari igishoro cene ako mwari bitubwiye ngo na businessmen ngo ni ukora umwana niko ibyo bishoro ko no byatubatije abajya abantu banyu mudukurikiye ngo turimo tuvugana n'abanyamuhamagara mu byo gukora ibintu byose area of life waba uri umunyapolitiki waba uri umucuruzi waba uri umuhinzi waba uri umworozi waba uri umunyamategeko waba uri umuvugabutumwa uri umuririmbyi hari ibihanda biri cyawe uri umushoramari sector yose wisanga hari ibihanda Imana yakuremeye gukora icyo kintu niba yarakuremeye gukora icyo kintu uzahora koko n'inzitizi hari ibihanda hari blockage nyinshi uzahura nayo izo limitations rero muhura nazo katubabwire ngo Imana iravuga ngo iri kumwe nawe iri kumwe nawe niba uri muri media iri kumwe nawe ikintu icyo cyose urimo Imana yagushyiriyeho kizadukurikira iri kumwe nawe bahamagawe n'Imana icyo bagomba gukora ni iki nibyo tugendera no kurebaho icyambere mubanze musobanukirwa kuri kumwe namwe izabarinda n'umutima ubwo izabarinda cya kintu bavuze ngo Yeremiya yahuye n'ingorane agira naho atangira kwibaza ngo warambeshe ni ku murongo wa 20 ngo warambeshe did you deceive me God yarayibajije 27 kansubiza buri muntu wese nta muntu utaravuze na Yeremiya twese tujya ahantu ugasana Yeremiya ugashidikanya y'Imana mwabonanye ugashidikanya y'Imana mwahuye iyo yishidikanyije ibyo ntabwo bitungura kuri yo ntabwo bitungura ko washidikanyije gusa yandi kintu nakeneye ni ukugaruka nushidikanya garuka gato wibuke ibyo yagukoreye wibuke ko yabanye nawe wibuke ko yagiye igusindagiza iguteza intambwe ku yindi ugaruke buriya ni icyaha gikomeye cyane tubwirwa tuzanabazwa n'icyaha cyo gushidikanya Imana ariko n'igihe unashidikanyije ongera kubita mu gituza uvuga uti ndagarutse aracyahari so Yeremiya mu bibazo byose yahuye nabyo ntabwo byari bisobanuye ko Imana yamutaye nuko yari yamutumye mu bantu b'abagome mutubabarire gukoresha iryo jambo kuko riri muri Bibiliya ko yarabwira ngo abantu mutumaho n'abagome bagomba kumwanga they were difficult people it was a generation of rebellious people rwari urubyaro rwagomye rugomera Imana yes nawe ushobora kuba ugana ahantu ukorera ahantu uba mu bantu bagomye niba baragomye batakumva ntabwo bisobanuye ko watuma hamagara abari umuryango utakumva uravuga ikintu bari bacyumve banze umuntu wifuza ariko Imana uravuga ko by'imiryango n'injya mu buhamya turaza gutinda yego kuko umuryango bari mu bantu bagushidikanya mbere na mbere bagashidikanya ibyo babwira yego none na Yesu ubwe baramushidikanyije abavandimwe be baramubwira ngo ngaho genda wiyerekane byari mu gihe cy'iminsi mikuru baravuga se nuri bujye mu minsi mikuru i Yerusalemu arababwira ati ndatwagiye ariko uzi ijambo bamubwiye abavandimwe baravuga ngo uze kugenda wiyerekane uze kugenda wiyerekane kambabwire ntabwo tuba twiyerekana nubwo na Yesu babimubwiye ariko hari umuhamagaro hari umugambi Imana uri ku buzima bwawe ushobora kutaranabusobanukirwa ushobora kutarasobanukirwa umuvandimwe wawe ariko igihe kizagera uzamubona ko Imana ari kumwe nawe ko Imana yamuhamagaye ko Imana ariyo yavuganaga nawe Yeremiya rero ukanya usengera n'abantu muri Yeremiya cyo bita ujyana muri conclusion ubasengera abantu badukurikiye kwa John waje neza cyane ngo ngushiriyeho hari assignments buri muntu wese afite ibihanda kambwira ngo niba warahuye n'Imana niba warahuye nawe wishidikanya kandi niba wageze ahantu wakayitse wumva utagifite flow grace ubuntu bw'Imana bugenda bugabanuka mu buzima bwawe ongera ujye imbere y'Imana si icyo cyonyine kaduse n'abaha abantu umurongo niba warahamagawe niba waratoranyijwe niba ufite ibimenyetso bigaragara ko watumwe Imana yaguhamagaye hari ikindi kintu ugomba gukora tangira gushyiraho icyo twita strategies urabigeraho uti ibyo ngibyo bya bihanda ku ruri busimbuke kanguha urugero Imana yavuganye nanjye yarampamagaye kuyikorera nitaba Imana ndakoresha ijambo ngo nitabye Imana
abantu benshi bagaseka bakashaka kumenya ese yarapfuye arazuka nitabye Imana maze kuyitaba ariko ifite ukuntu yagiyemo umurongo uko bizagenda strategies steps zose stages z'umuhamagaro wanjye ko zizagenda igihe rero kigeze ngiye kwinjira mu kindi cyiciro cy'umuhamagaro ndabwira ngo mbere yuko ukinjira banza ujya kwiga iyo ni strategy hari formal training nahawe ndi munsi y'abayobozi bandi munsi y'umushumba aranshepinga kumara imyaka igera muri 20 nitwana kuri Mose kujya gusengera abantu no ufite ibintu byoshe turakomeza muri kino muri aya matarano tuzakomerezamo muri series za series ko nabo tuvuze kuri Mose araryoshe nabo tuvuze kuri Abraham dufite Gideon oh my god dufite Angel Mary abazwana na Mary dufite Paul abona umucyo dufite abantu benshi Joshua Yakobo abose barasuka ndashaka udukorera application uyu muntu dukurikira umuntu duteza amatwi ni buryo ki uri bushyire mu bikorwa iby'Imana yakubwiye icya mbere bansobanukirwa ngo si wowe wenyine uhamagawe hari n'abandi bahamagawe imbere yawe hari abari mu biri yatangira kubigiraho icya kabiri reba abakuru bahari mu gihe cyawe abakubanjirije reba icyo ubigiraho begere uganire nabo ubasobanurire ibyo wumva ibyo wabwiwe bagufasha kukuyobora si byiza kwiyobora bagufashe kukuyobora ikindi niba bishoboka shaka uko ujya kwiga utyaza ubumenyi muri icyo kinyi uhamagariwemo niba ari ubucuruzi ujya kwiga iby'ubucuruzi niba ari ubuyobozi ujya kwiga iby'ubuyobozi niba ari umuhamagaro wo gukorera Imana jya mu ishuri hanyuma ikindi gerageza gutangira gukora wiga ukora kugeza igihe utangira ku excellinga ukajya ku rwego niba uri umuhinzi tangira ubiba imbuto zawe mu mvura imbuto zawe hinga ariko shaka n'abahinzi bakufasha kugira umusaruro munini urebe n'iki gituma bafite babona umusaruro munini urebe ibyo bakoresha segera abantu past man bless you urashimira Imana cyane ku mwanya shimira abantu mwese mwakurikiye iyi message ni message uko kugendererwa n'Imana visitation y'Imana ntayipfusha ubusa yarabwamugaye kandi yashaka gukiza benshi binyuze muri wowe icyo nicyo ugomba gusobanukirwa reka nsenge niba hari umuntu utarakira Kristo ko umwami n'umukiza w'ubugingo bwe jewe ndashaka kuguha uyu mwanya n'amahirwe subiramo uti mwami Yesu mbabarira ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye nciye bugufi imbere yawe ngwino mu mutima wanjye mbere umwami mbere umukiza uyobora ubuzima bwanjye uhereye uyu munsi kugeza iteka ryose kuva uyu munsi amazina yanjye akurwe mu barimbuka yandikwe mu gitabo cy'ubugingo uhereye uyu munsi niyemeje kugukurikira mu izina rya Yesu amen nayo magambo usubiza yonyine nayo rwose basa uzi ko batanayigira shera turi mu madini badwaho turayigira ariko ntabwo yigira byarangiye uyu munsi wabaye wabaye umurokore uratangiye uruhinja witwa uruhinja uvuye mu bapfuye ubu uravutse ubu guvutse niyo magambo nashubije muri 95 ubuzima bwanjye burahinduka nanjye muri 2001 nuko byavunye nari narize kera mu idini n'abagamo ndirimba urabizanye ariko sengera abantu b'Imana reka nsengere tuzongera tugaruke nyiribihe Imana yacu mushimiye umuntu wese wadukurikiye umuntu wese uri kuri uru rubuga kuko kwawe n'umugisha bibe kuri abo umuntu wese wari wacitse intege wasubiye inyuma ndasenga kandi umusubize wabuze icyerekezo wabuze kumenesha watewe akabura inzira y'abacamanza wabera umwaka wo guhagurutswa wabera umwaka wo wawe umwaka wo kongera guhagurutswa no gukoreshwa imbaraga zari zikurwe mu ndasenga mu mucyo wa Yesu bamurikire ubarasire imitima yabo the blessing has been recovered in your life. You are recovering everything that was lost in your life. Power of your presence, oh God. Touch over that matter. Let every matter in your life arise. Resurrect in your life. In the name of Jesus. Damla Yesu Kristo. Mwana wa Nazareti, Yesu Kristo, ubadilishe maisha yako, ubadilishe mazeleboshi talaba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. Thank you for the blessing. Thank you for the matter that has changed in your lives tonight. Amen. 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 Shalom. Subscribe. Urabona aho ngaho link zacu aduhamagara twasengana mu by'umwihariko dufite igiterane ku itariki 28 ni kuno kwezi
next week yivuyemo dufite overnight miniveye hariya Kanombe urahazi tujya dukorera buri kwezi dufite mu mission gospel conference dufite nanone theme gusurwa n'Imana turi mbona umukozi w'Imana Pastor John Sabimana turi kumwe nawe muri biganiro kuno kwezi tuganira kuri series tuvuga mu byiciro kuri Mose Abraham ntuzakikwe tuzaturanga hano none Wednesday tuzaturanga Imana umugisha ubarikiwe sana ubuzima bwawe buhinduke amateka yawe ahinduke gusurwa n'Imana kwa kakamwanya kuratangiye bless you bye bye amen shalom shalom amen.